turabashuje cyane ni ya channel yanyu Final TV. Uyu munsi rero tukaba twabateguriye content nshyashya ijyanye na WhatsApp. Hari ukuntu muri WhatsApp yawe ujyaho bakakubwira ko backup ya storage nk'uko mubibona hano. Wenda reka tujye kuri WhatsApp yacu, uraza kandi kuri WhatsApp yawe wenda hari ukuntu ujyaho ugasanga WhatsApp yawe ngiyi uyikandeho ugasanga hiyanditsemo aya magambo yanditsemo aya magambo handitsemo ngo Google Storage backup n'imiryango backup of your message and media. Niyo ngo murabizi abantu mutunze WhatsApp abantu bamwe bijya bicanga ese ibi rero nabikuramo gute biba byajemo hano. Nta kindi ukora rero kugira ngo bivemo, twaje tubikwereka, ariko icyo tugusaba ni ukanda subscribe, like, share, comment ku bantu babikeneye mu gihe video ifite icyo yagufashije. Ntabwo turatinda, uhita uza hano, nta kindi urabibona. Abantu benshi bakunda kubaho ugasanga byamucanze se akabura uburyo yabyikuriramo, akabasha gushaka umuntu ngo abimufashe abivanemo. Nta kindi ukora rero, uhita uza ugakanda aha, nizo ukikandira hano aha, yes, bigahita bivamo. Tugakanda hano, ugahita uza ugakanda hano hepfo. Umaze gukanda hano, yes, iyo wamaze kuvivura aha, iyo wamaze kuhavivura aha, niyo murabibona, uhita uza hano hepfo ugahita ugahita ukanda done. Niyo murabibona, uza hano ugakanda aha ngaha, ikibazo kikaba kirakemutse. Mbese niyo murabibona ko WhatsApp yongeye gukora neza, yongeye kugaruka kamera fresh. Yes, ndabashimiye cyane. Icyo usabwa ni ugukanda subscribe, like, share, comment. Iyi video ifite icyo igufasha, nawe murabibona ko WhatsApp yacu yongeye gukora neza. Content zacu zo nakagaruka.